mfunze hano hahita haci igatantamuka kandi nge osi twarivuganiye ndamubwiye nti nawe ndebera ukuntu nambaye ijambo yambwiye sinshaka kurisubiramo yavuze igitsina cyanjye mu izina arambwira ngo nge nkingaho intoki afande Kidana wari ubizi ko n'abazungu badusanga ku maposta bazi ko dukorera kampani isobanutse ahubwo bagasanga twambaye ubusa gutya ndebera nawe ndeba n'igitobore ndebera naradodesheje nararushye ba osi barabongeje twebwe banze kutwongeza kandi mu by'ukuri 33 mba muri geto ya 35 nawe barumbwire ngo mfite abana 3 abo bana bari barasigaye mbwire ngo nzakuramo minerivare yangaye kandi abakiriya bansanze aho nkorera baravuga ati ukorera kampani nziza kabisa kampani ya VIP iyo babwiye ati dore nambaye ubusa barakubwira ngo dukingaho ikiganza nirirwa mpagaze ese nzakingaho ikiganza kubera mu gitondo ngeze nimugoroba ndi kunasaka abantu ubwo ibyo bibaho twe turifuza ko afande wacu muzehe Kagame Paul papa wacu w'abanyarwanda ndabizi wita ku bibazo by'abanyarwanda ibi bintu ubirebe ubimenye utubarize uti abo bantu murabahora iki nimba kuko twongeza barabyanze ayo twakoreye nibayadusha twambaye ubusa abagore batwite bo abakiriya baraduhaze bizwa baduciraho usanga indiri ku musozi amatako yacu abantu barayabona ubu twambara ipantaro dushizeho n'imbere twambariramo izindi nibiraka twambaye imifuka ku bibuno yavuyeho hagati mu maguru hose nawe reba reba ukuntu reba intoki zirinjira zikageraho ni ukuri ntabwo byagakwiye ko naba nkorera kampani isobanutse nk'iyi ngiyi nkaba nambaye amatoroshi gutya ni ukuvuga ngo ukwezi gushize nahembwe ibiceri 300 nkora y'amanyarwanda ibiceri 300 ni ukuvuga ngo muri minsi 30 yesi nibase kuri banki nshobora kuva ku iposita saa 2:30 nkagera nko mu rugo saa 4 nkora amasaha y'ikirere mu biceri 300 rero urumva ku munsi nakoraga igiceri cy'icumi ikibazo cy'imyenda yo buri kivuga kuko byaraturenze nk'ubu nge sinambaye kuko ntayo mfite sinabona yo kudodesha n'ibyo birako ari kuvuga kubera yuko simpembwa cyaze nk'iyo mugenzi wanjye atashe w'ijoro ngiye kubera ko nkora shift y'amanywa ndashugurika nkambara umwenda wiwe ntanarya nk'ubu nicwa n'inzara ngwa n'isereri kuri poste ukwezi gushize nta n'igiceri cy'icumi bigeze baba nuko konti yanjye iriho zero iriho ubusa baratubwiye ngo twandike dusaba biroti dipeyi turandika turabisaba ngo batubwira ko bazaduha ku kwezi bahembye bamwe abandi ntibabahemba muri abo batahembye nanjye ndimo nanjye kureba uku yaracitse kimara kurangiza ikosi baduhaye amazina 2 bamaze kuduha amazina 2 batubwira ko bazaduha indi niforome nyine babaduha amazina yo gushyira kuri niforome yo bari baduha ku kanya tubwira ko bazaduha indi niforome kugeza n'ubu ntayo baraduha jewe ndifuza ko Perezida Paul Kagame umubyeyi w'abanyarwanda umubyeyi w'urubyiruko yadufasha nkatwe rubyiruko twanze gushomera kuba mu bushomeri turavuga ati rero n'ubwo akazi kabuze reka tuje gukorera isuku umubyeyi Kagame nadufashe baduhembe 60 dukorera nibayaduhe ntayacu tuba twayakoreye twirirwa duhagaze muri amitono tukagera nimugoroba abo kuri ofisi bariyongeza uko bucye uko bwije banyweye bariye twebwe mu gitondo ntacyo tuba twabona nimba umuntu yarakoze ukwezi kose muri amitono abyuka agenda baratubwira amitono foreign bakatubwira ibyabo tukabyubahiriza ariko twebwe bagomba ko amafaranga yacu tutari buyabone kubera iki amafaranga yacu twarayakoreye tuba tubyuka turahagarara kuva mu gitondo kugera nimugoroba tutadutaka umugongo ukabibona ko turi urubyiruko Paul Kagame adufashe atuvuganire papa wacu turatakamba tukababwira ati se byagenze bite ngo ni GMS yabakase ngo ni gutya na gutya ntitwumve ibyo bari kutubwira ese GMS ikata bamwe abandi ntibakate ese GMS yo kuri ofisi ko yo ibahemba abagandi twe tugasigara tutahemba ubu mfunze hano hahita haci igatantamuka kandi nge osi twarivuganiye ndamubwiye nti nawe ndebera ukuntu nambaye ijambo yambwiye sinshaka kurisubiramo yavuze igitsina cyanjye mu izina
arambwira ngo njye nyingaho intoki. Afande Kijyana, wari ubizi ko n'abazungu badusanga ku maposita bazi ko dukorera kampani isobanutse, ahubwo bagasanga twambaye ubusa gutya. Ndebera nawe, reba ni igitobore ndebera naradodesheje nararushye. Ba osi barabongeje, twebwe banze kutwongeza, kandi mu by'ukuri 63 mba muri geto ya 35. Nawe barumbwire ngo mfite abana batatu, abo bana bariga, barasigaye mbwire ngo nzakuramo minerivare yangaye. Kandi abakiriya bansanze aho nkorera baravuga ati bakorera kampani nziza kabisa, kampani ya Nyirivepi. Iyo babwiye dore nambaye ubusa barakubwira ngo jya ukingaho ikiganza. Nirirwa mpagaze, ese nzakingaho ikiganza guhera mu gitondo ngeze nimugoroba ndi kunasaka abantu? Ubwo ibyo bibaho. Twe turifuza ko afande wacu muzehe Kagame Paul, papa wacu w'Abanyarwanda, ndabizi wita ku bibazo by'Abanyarwanda. Ibi bintu ubirebe, ubimenye, utubarize uti abo bantu murabahora iki? Nimba kuko twongeza barabyanze, ayo twakoreye nibayaduhe. Twambaye ubusa, abagore batwite bo abakiriya baraduhaze bizwa baduciraho. Usanga indiri ku musozi, amatako yacu abantu barayabona. Ubu twambara ipantaro dushizeho, n'imbere twambarira n'izindi, n'ibiraka twambaye, imifuka ku bibuno yavuyeho, hagati mu maguru hose. Nawe reba ukuntu reba intoki zirinjira zikagira. Ni ukuri ntabwo byagakwiye ko naba nkorera kampani isobanutse nk'iyi ngiyi nkaba nambaye amatoroshi gutya. Ni ukuvuga ngo ukwezi gushize nahembwe ibiceri 300 nkora y'amanyarwanda. Ibiceri 300 ni ukuvuga ngo nkora iminsi 30. Yes, nibase kuri banki. Nshobora kuva ku iposita 2:30 nkagera nko mu rugo saa 1, nkora amasaha y'ikirenga. Mu biceri 300 rero urumva ko ubundi nakoraga igiceri cy'icumi. Ikibazo cy'imyenda yo wikivuga kuko byaraturenze. Nk'ubu njye sinambaye kuko ntayo mfite, sinabona yo kudodesha. N'ibyo birapfa ari kuvuga kubera yuko simpembwa. Cyaze nk'iyo mugenzi wanjye atashye w'ijoro ngiye kubera ko nkora shift y'amanywa, ndashugurika nkambara umwenda wiwe. Hanarya nk'ubu nicwa n'inzara ngwa n'isereri kuri poste. Ukwezi gushize nta n'igice cy'icumi bigeze bampa, nuko konti yanjye iriho zero, iriho ubusa. Baratubwiye ngo twandike dusaba bilote de paye, turandika turabisaba ngo batubwira ko bazaduha mu kwezi. Bahembye bamwe, abandi ntibabahemba. Muri abo batahembye nanjye ndimo. Nanjye kureba uku yaracitse. Kimara kurangiza ikosi baduhaye amazina 2. Bamaze kuduha amazina 2 batubwira ko bazaduha indi niforome nyine. Babaduha amazina yo gushyira kuri niforome yo bari baduha ku kanya, tubwira ko bazaduha indi niforome. Kugeza n'ubu ntayo baraduha. Jewe ndifuza ko Perezida Paul Kagame, umubyeyi w'Abanyarwanda, umubyeyi w'urubyiruko, yadufasha nkatwe rubyiruko twanze gushomera, kuba mu bushomeri. Turavuga ati rero nubwo akazi kabuze, reka tuje gukorera isuku. Umubyeyi Kagame nadufashe baduhembe 60 dukorera, nibayaduhe nta yacu tuba twayakoreye. Twirirwa duhagaze guhera mu gitondo tukagera nimugoroba. Abo ku bafisi bariyongeza uko bucyo ko bwije, banyweye bariye, twebwe mu gitondo ntacyo tuba twabona. Niba umuntu yarakoze ukwezi kose guhera mu gitondo abyuka agenda, baratubwira mu gitondo fore, bakatubwira ibyabo tukabyubahiriza. Ariko twebwe bagomba ko amafaranga yacu tutari buyabone. Kubera iki? Mudaha amafaranga yacu twarayakoreye, tuba turahagarara kuva mu gitondo kugera nimugoroba, tuba dutaka umugongo kandi ubona ko turi urubyiruko. Kagame adufashe, atuvuganire. Papa wacu turatakamba tukababwira ati se byagenze bite, ngo ni GMS yabakase, ngo ni gutya na gutya. Nitwe ibyo bari kutubwira. Ese GMS kanta bamwe abandi ntibakate? Ese GMS yo kuri ofisi ko yo ibahemba, abagadi twe tugasigara tutahembwa?